Amahoro y'Imana nabane namwe mwese abakunda gukurikira ubumwe bw'abera ministries, aho turimo dushaka ko tuganira uyu munsi wa none nkuko maze imisi mibona turi mu gihe kitoroshye cyo kubura umuvandimwe wacu, inshuti yacu, inshuti ya bose, inshuti y'abana, inshuti y'abakecuru, inshuti y'abasaza, inshuti y'abakuze, inshuti y'abanyabwenge, inshuti y'abandi bafite ubwenge nyine buhanye n'urwo rwago, kaba inshuti umuntu wari wese, pasiteri wacu Theogene Inzahuke. Muri make impamvu twifuje kugira ngo tubabwire amagambo make cyane atari maremare, ni umukozi w'Imana mwiza wakoreye Imana imirimo ikomeye cyane, kwegeranya abana, guhindura benshi gukiranuka, guhindura abantu benshi mu buryo bwiza butandukanye, akaba ari umukozi w'Imana rwose wakoreye Imana mu buryo bukwiriye kandi umuntu wese yagombye gushima. Rero ubumwe bw'abera ministries kubera uruhare yagiye agira muri iyi ministeri kudufasha mu buryo bw'ibiganiro bitandukanye, niyo mpamvu mwabonye ejo twashije ikiganiro yari yarakoze, ariko n'uyu munsi kigiye kongera kunyuraho, aho agaragaza ubuzima atatinye kwereka buri muntu wese yagiye anyura, rimwe aho yaraye muri toilette akajya abura hacumbika, ubuzima yagiye acamo bwose, ariko yarageze mu rwego rwiza ndetse akorera Imana mu buryo bukwiriye, umuntu wese akaruhuka. Yabaye muganga w'abarushye, yavuye indwara z'imitima, abantu baranezerwa, yatuganirije byinshi ndetse adutura imitwaro twari twikoreye amateka aremereye, abera inshuti abapasiteri bamukuriye, abera inshuti abapasiteri aruta, yabaye abera ndetse inshuti umuntu uwo ari we wese atagenda yirengagiza. Rero by'ukuri nagira ngo ku bumwe bw'abera twongere tuvugire ijambo. Abantu barimo bavuga ngo bamutanzeho igitambo, ntibakwiriye kubitekerezaho. Ubundi muzi ko ubumwe bw'abera ministries dukunda kwigisha ibijyanye n'ibyo bya karande n'ibitambo n'iki. Umukozi w'Imana wamaze guhamagarwa nta gitambo yatanzweho, kuko umuntu watanzwe igitambo akunze kugenda ari wenyine. Ikindi cya kabiri aba ari wa muntu wagaragaje yuko hari ibyo yakoranaga mu buryo bw'amanyanga, abantu bakabibona ko hari imbaraga zimukoresha. Ariko umukozi w'Imana yatahutse neza nk'abandi, yatahutse neza akoreye Imana. Ubundi tumenyere ko ari abantu bakunze gutangwaho ibitambo bikozwe n'ariya Illuminati n'abandi benshi batandukanye, umuntu akunze gupfa ari we wenyine kandi akaba yarigeze gukora ibikorwa bigaragara ko atari mu ruhande rw'Imana. Rero abantu mumve mu rujijo, umukozi w'Imana Imana yahamagaye mu buryo bukwiriye, amuhamagara imuhamagaye tukimukeneye gusa, ariko niyizi uko imuhamagaye. Rero by'ukuri nagira babwire ngo umukozi w'Imana waruhiye imitima benshi, yahagaze ku ahantu mu nsengero hatandukanye, avuga ubutumwa butandukanye, akora ibintu bitandukanye, ahabwa impano zitandukanye. Arimo tuvuga ngo bantu b'Imana mwirinde gufata mu mugongo uriya mubyeyi, si ukujya gutinda mu rupfu uko yapfuye n'ibyamubayeho, ahubwo ni ukuvuga ngo twe ahubwo dukora ikintu kimwe cyiza cyo kuvuga ngo tumusengere. Gushyigikira uriya mubyeyi si ugucukumbura icyamwishe no gusesengura ibidahari, ahubwo ni ugusegura umutima w'umubyeyi we kugira ngo uge neza. Rero Imana imwakire mu bayo kandi ngire ngo urwo rujijo rukurweho burundu. Ntabwo ariko ibitambo bitangwa kuriya, apfuye nk'umukozi w'Imana, imuhamagaye nk'umukozi w'Imana. Kandi ubundi umuntu wese watambweho igitambo, iyo apfuye bagiye kumukoresha indi mirimo y'ikuzimu n'ibindi bintu bagenda bakora mu bundi buryo. Rero gufata umuntu w'Imana wakoreye Imana ndetse twemera ukamugereranya n'umuntu watanze igitambo, bivuze ngo n'urwo nta bugingo yaba yabonye. Ariko uko kuri kujya hagaragara, yahamagawe n'Imana, Imana niyo yashatse ko agenda, ariko nta gitambo gihari, nta nubwo azize ibyo yahawe. Ahubwo abantu b'Imana mbisubiremo, gushyigikira umubyeyi, umudamu usigaye, ni ugufata mu mugongo, tumusana umutima, tumusagasira, aho kugira ngo tumuteze agahinda twibaza ibindi bintu. Kuko icya kabiri kikarukira byaba ari icyasha ku muryango, baba ko umuntu bamutambye aho ngaho, kandi nta muntu batamba ajya mu ijoro, mutamba ajya ikuzimu. Rero ni byiza ko abantu b'Imana twirinda cyane, tukamenya ubwenge. Uyu munsi niwe, ejo ni twebwe, kandi umenye ngo ni urugendo rukomeza. Mukomeze mukurikirane ubumwe bw'abera ministries, mureba amateka yamuranze, aho yageze ubwo arara muri za toilette mu buzima bugoye, kandi ni ukuri yabaye mu muhanda, ariko abe ntabasize mu muhanda. Muhabwe umugisha n'Imana. Ayo ni amavuta
atsikamira amateka ya bwabo, amavuta atsikamira amateka y'uwacumbikiye akandaza muri wese, umutware we yabyuka mbona muri wese, gise nguri muri wese, ngasohoka nkicara ku rubaraza, akajya muri toilette agakora ibyo akora keranja, akongera agasohoka agakinga haguma muri wese. Ayo ni amateka. Iyo uzi ko umuntu ajya muri korari basa amateka kugira muri korari musa no gushaka umugore muhuje amateka kubera amateka. Uzi ko nagiye kwandikira korari ya mbere bagiraga majeste, uri kubyumva, hajya mbona bazajya bamanuka ngiye ngahura nabo bavayo. Rero bafite indirimbo yavuga ngo ngabiseri bakatiye ariko hajya mbona kuntu bakatiye ariko hajya mbona nzajya mpura nabo bavayo. Urumva ndebye y'urubyiruko nyoberwa, niba ndi umusore niba ndi umusaza biranyobera, nyoberwa icyo ndicyo murahonge. Ndebye ya mbere yo bari abantu bakuze, mbona ntibya mitanjya mu abariyo nandiki kandi zose zari zihari. Ukuje wambaye no wabambaye kamambiri zidasa yari bato ntawe ubijyamo, kuko amateka yo yigaragaza nk'uruhara gusa. Amateka yigira nk'uruhara. Burya amateka ni nk'inkorora, amateka ni mu muhanda w'ibitaka, yo aratumuka, mbega avuga mbere yuko uvuga. Nyamazu ntigeze mbona, ngira ngo nahanga amavuta ngejeje, arambwira ngo komeza urugendo. Nkomeza urugendo ndenga ikabuga, ndaza ngera ku murindi, ndenga umurindi, ngeze kuri ku cyamitsingi, sinazamuka ikanombe. Amavuta arambwira ngo urwego nturarugeraho. Amavuta amenya urwego rw'umuntu, arakubwira ati wikati kanombe, wowe zamuka gutya gusa. Amavuta amenya aho ugana, kandi amavuta abazi ikibanza n'igikurikira. Ushumba amavuta amenya ikibanza n'igikurikira. Ntiwari gukata igikanombe. Ndazamuka ngo ngere Remera neza mu Giporoso. Ubutumwa bwese Kristo bwanditswe na Yohani igice cya 3, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ukabwiriza mu isengesho kandi ugasengera nabo umaze kubwiriza. Rero bakumva ivutu ufite, bakumva amavuta, bakumva n'ijambo uri gusengeramo, ubutaha bakaguha iminota 3. Nkuko rero burya ijambo ni ijambo, kandi ijambo iyo nyiraryo atari hayijabo iramujabika, ugasanga ajanduriye isa idakwiriye. Muri icyo cyubahiro cyiza dufite kandi dushima Imana, hari umugabo wiyemereye ko uyu munsi ari bugaruke. Nagira ngo ngushimire ko ijambo ari ijambo wawe. Murakoze cyane. Kandi iyo uhaye ijambo agaciro riguha ijabo. Utagarutse waba ufite igini. Iyo uryambuye agaciro rirakujajabye, rirakujajabye, ukazabana n'injajabye ugataganga. Shimiye rindi cyo twavuze ikakirindira muri ikatubyutsa tukaboneka amahoro. Imana iguhe umugisha ro cyane cyenda kwakira watuzana n'umutumirwa. Ntabwo ndivuge byinshi, ni kwa kundi muzi. Nje ni Pastor Nambazi Jean Baptiste hamwe na Rodrigue umukozi w'Imana turi kumwe. Theogene turakwakiriye wowe mu rugo. Ndishimye cyane Pastor Theogene niyo nshuti inzahukire ntabwo yaza mu kiganiro cyitwa ngo amavuta atsikamiye amateka ibure kutaza n'indi nzahuke ngenzi. Ni ukuvuga ngo izi ni inzahuke zazahajwe n'amateka, zije mu mavuta atsikamira amateka, kugira ngo tuzahura abandi banyamateka bazahajwe n'amateka. Amen. Ndakwakiriye mu kiganiro cy'amavuta atsikamira amateka. Murakoze cyane. Reka ngufashe mikoro wumve uko bimera. Ibi nabyo biri mu masezerano. Haleluya. Murakoze cyane. Nitwa Musonera Jean Baptiste, mwene Kabutura Dominiko na Nyirahavuga Imana birata ka Frere. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ndubatse ndatuye, ariko mvukira ukumbera Isake, aho amateka y'imibereho yanjye yakunze kugaragarira. Ndashimira Imana ko munyemereye kuboneka muri iki kiganiro cy'amavuta atsikamira amateka, agakandagira, agacyonyura, agahonyora, akaribata, agasetereza, akavanaho, akagira inyundo yitwa kinubi. Twisenga ibyo yakoze biracyahari. Mise nibuka muri aho ngaho, mise nibuka umwana w'umusore witwa Dawidi. Amateka yamukuye mu rugo iwabo ajya kuragira intama.
kugera naho se asubiza Yesaya aramubwira ngo ariko hari akandi kana kaba mu ntama. Urumva amateka gutuza none aho masimbuke tumureba agemuriye bene se. Nubwo agemuriye bene se ku rugamba, nubwo atumwe na se ngo ajye kureba bene se, ariko ajyana ingemu yambaye amateka ngo bakimukubita amaso, wagahunguje gukora iki hano? Twadutama twasudusize baramurebera mu ntama, ariko data wa twese arimo aramureba we, ari umwami wa Isiraheli. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya. Byari bihagije gusa kamavuta atsikamira amateka y'udutama ari ukwica Goliyati. Bamurebera muri sukuveri y'amateka adahinduka. Ngiki sukuveri y'amateka adahinduka. Bamurebera mu buzima budahinduka. Mu buzima budahinduka. Ni Dawidi ukwiye kujya mu ntama, aho intare n'idubu bizamwica atapfa, kuri bose ramemshoze nta kibazo, nta gihombo, ariko ninditoke talazi ni enefole we ego esi edronema pefolas ni wizara si ego. Icyo nkundira ijuru iyo rikingutse rero, iyo rikingutse imitima y'abantu igashyikira ya mavuta yatsikamiye amateka, bagasanga nta wundi muntu wabikoze, si muyomba, si wonkere, si tonto, si bofu, si uwo mwiganye, si mwene wanyu uri mu mahanga, na amateka gusa, na amavuta atsikamira amateka. Imana ikagukuraho bagushyize, ikaguhagarikaho bakorera bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ndabyumva. Uwiteka niwe Mana. Erega burya uzi yuko mutumye nibuka ibintu byinshi. Uretse gato nyakubahwa mushumbuzi kuri mwarimu wanjye mu ishuri rya Bibiliya, bitumye nibuka Pawulo yandikira umugabo witwa Filimoni wari umukire, ngo yamwandikiye ari muri gereza, agiye kumwoherereza umwana yabyarije ubutumwa muri gereza witwa Onesimo. Uyu mwana agiye gutasubira mu rugo, uribuka ko yafunzwe azira ubujura. Mubo yari yarazengereje hari harimo umukiro wari utuye muri karitsiye witwa Filimoni. Ninavuga ati rwose Pawulo wambyaje ubutumwa mushumu wanjye, nubwo turi muri gereza, igihano cyane ndakirangije, ngiye gusubira mu buzima busanzwe, ariko abantu ntibambona nk'uwagororotse, noneho byiyongereho no kwakira agakiza, barambonera muri ya mateka y'ubujura ya kera. Murabyumva? Pawulo aravuga ati rero mwana wanjye, uretse no kuba waragorowe n'amategeko n'ibihano wahano, ariko nakubyaje ubutumwa bwiza, uhinduka icyaremwe gishya. Nk'uko birivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, bivuga ngo amateka mashya araza agatsikamira ya mateka yo mu byaha. Kandi nyirambere yuko nkomeza ndagira ngo mbibutse ko buri muntu yitiranwa n'ibyaha akora. Umujura bamwita ibandi, umugome bamwita umunyamujinya, umunyamahane, umusinzi bamwitirira izo anywa, iyo unywa urwedesa bamwite yewe iyo unywa siruduwiri bakwita. Hari n'izaje zitwa utuginga, ubwo umuntu unywa akaginga bamwita iki? Umuginga. Uri kubyumva neza? None uyu mwana w'umusore yari yarahuye n'amazina ahwanye n'ibyo yakoraga. Baramuga ati ubwo ugiye gusubira kwa Filimoni, ubwo ugiye gusubira mu murwa, harimo umukire twa Filimoni, afite abagaragu, niyo wamukwepa, niyo wamwitsimba abagaragu bakugwaho. Reka nkwandikira urwandiko rugenda rutsikamira ya mateka, rugenda rutsikamira ya makuru. Haleluya. Mana ishimwe. Nkurikira neza ngo bamubonye rero abagaragu, ariko Onesimo naramukunze. Iyo wamaze guhabwa amavuta atsikamira amateka, utambuka wumva nta kibazo. Ngo yagiye na confidence ni letre ye, ahita agenda komanga kwa Filimoni. Bakuyeho akaryango, burya hari imiryango ibifite akantu babanza gukuraho. Bamurebye babona Onesimo, bamubona bwa bujura, bamubona ari gutobora amazu, bamubona ari ikinyendaro, bamubona
yigatoroka hitana imbaho z'abandi kubigiye ku mbaho bihangane n'amatusha ari kuntu bayatsimbaga munsi y'ururimi ubu hariho abana bigira ku makereyo n'amabike batazi amatusha icyo ari cyo no kuri porojegiteri hari bareba hari naho ntibamenya ko Onesimo yibitseho urwandiko ntabwo bazi icyo tubitse ese mushumba kumbe burya urwandiko icyatumye Imana impa karite jaune yanditse mu mazina ya Musonera Jean Baptiste ikampa icyangombwa cy'ubutaka cy'inzu kumbe ni urwandiko rugenda rutsikamira ya mateka kiri Kigali Nyarugenge city muri Nyarugenge mureka gato nimwebwe nzanye inzandiko none namwe mutumye muzana izindi rero uretse nge n'urwandiko rwo kubika ubu dusigaye tuzibika online ubu urandika ukandikira ushaka serivisi akagusubiza online ubu nanjye ndumwe mu bafite autorisation de bâtir cyangombwa kikwemerera kuba mu kubutaka bw'u Rwanda itondetse mve kandi kitariho inzu imwe amadepartement kubera ko ubutaka ni bunini ugomba gutuza imiryango umukozi w'akarere engineer w'akarere iyo yaje kukugira inama ari gusura ubutaka bwawe waramwandika kubera ubutaka ni bunini urabusaturamo kabiri kugira ngo butabwangiza cyangwa utuzemo imiryango initanu departement ayo ni amavuta atsikamira amateka ya bwa bukode ayo ni amavuta atsikamira amateka bavuze ko imfura zapfuye basangasangaje wanjye bakavuga ko nta cyasigaye ayo ni amavuta atsikamira amateka y'uwacumbikiye akandaza muri wese umutware we yabyuka mbona muri wese gusa ngo uri muri wese ngasohoka nkicara ku rubaraza akajya muri toilette agakora ibyo akora keranja akongera agasohoka agakinga haguma muri wese ayo ni amateka iyo ugeze kuri izo nyubako zanye ntago urindira kubazanga ibyangombwa bye papuro hanyura ikintu cy'igishitingi bagikora ngo barakempima kinini iki uko inzu imeze ishushanije yabyo engineer uri kubaka iyo nzu kontakte ye nyiri icyo gikorwa kiri gukorerwaho kontakte ye emeri ye ntagubaha engineer sinko ngaza hamagare ngo wewe wamuyede ngo ngiyo nzu muri kubaka ni yande oya hari ahagomba kubiso amavuta atsika ayiwe Mana ushimwe amavuta atsikamira amateka ubu buhamya iyo tubutanga ntago ari ukwirata hari abandi bazahaye icyatujanye Musonera ni ukugira ngo dukomeze abazahaye kuko njye uri kuvuga ibingibi nasohowe mu mazu njye uri kuvuga ibingibi nagangitse ku muhanda njye uri kuvuga ibingibi okay tirangize twitaye uko biri kose Yesu ni umwami no kugira ngo inzandiko mukomeza abandi bazahaye ubundi kino kiganiro cyitwa amavuta kandagira amateka tsindagira amateka nje ndi mwiyere ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo hari abantu bakijwe ariko bihebye hari atagira icyerekezo tuzanira ijambo harije mwavuze ndaceceka nuvuga ngo ubundi amavuta akomoka mwanzi ni hakomoka amavuta azakuzamura abite mushuti zawe wanyemereye niyo mpamvu muri iminsi ndi gufashwa na Bibiliya amavuta akomoka ku mwanzi wawe mutumye nibuka umugabo witwa Morodekayi wambare ngo nkajya kwa Dawidi reka twumve kwa Dawidi mushumba kugira ngo ntibashyire muri frame nagira ngo mbafashwe mbakurure munezerwe kuko amavuta yanyu arakomeye nubwo ntabakire ko cyo gusoza ndabavuga ndabizi urumva bamusiza amavuta kubera agaciro k'amavuta nitwa Theogene yitwa Musonera fatira oya hari ibindi ndibivugira yes agaciro k'amavuta ndabizi
wenda bise pastor urumva noneho kugira ngo mwumve ariko se uwo pastor yari iki yari inzahari oya yari ikimbenye mbere yari mayibo Theogene umunamba inzahari oya umva imfubyi imfura zarashize ngo wasigaye ntago ari imfura babikubwiye imbobo umva ayo mateka umunamba oya buretse mva mateka gender turi kujya gusura abanamba bakoranaga bamubonye buri wese ayoberwa izina rye ahubwo yibuka pastor avuga ati pastor wacu noneho aho nari nicaye ninjye wari ugiye mutwaye mu modoka ye nicaye kuri vola noneho we asohoka amagiye gusuhuza abanamba bakoranaga noneho bakajya baza banyijya bambwira ngwi ni imodoka pastor ni imodoka ye ngubuse ngubu yamenya kwiyeza ko kera yogerezaga ahangaha ahubwo n'urwo rwego ntago rukirurwe nubu ni pastori reka mbanze manuka amateka pastor mayibo yego lasta umusinzi umubyinnyi muri za boate imbobo iganjika umukene umutindi winjira mu rusengero bagakikira amashakoshi oya mpusha we ntabwo nacuruje naraguze nugupusha pusha nukugura umupusha inucuruza amaze kuba 9 komezaho bajya mu rusengero bagakikira amashakoshi naso kuri ku muryango akamobera ngo yumve ko nta kintu cy'abandi njyanye ukagira ngo ni urukundo naho amagenda kanda yumva ko nta kintu cy'abandi njyanye we ndi kuvuga none pastor usezeranya akabatiza umanyura umugati utanga igaburo aho nta hantu utagera weho ntago byakora ubu uri muri kilometero ni kure ubu uri hehe muri kilometero ntago babinyemeza no gushyingura ntabyo yiyemerewe cyetse kuririmba ndiyo gusa karirimbana n'abandi ndirimbo mu gitabo kandi nabwo karimba ari uko nguhaye umwanya uvuze kuririmba ribuka kandi bushumba wari uzi ko umuntu ajya muri korali basa amateka kujya muri korali musa no gushaka umugore muhuje amateka kubera amateka uzi ko nagiye kwandikira korali ya mbere bagiraga amajeste uri kubyumva hajya mbona bazajya bamanuka ngiye ngahura nabo bavayo rero bafite indirimbo yavuga ngo ngabiseri bakatiye ariko hajya mbona kuntu bakatiye ariko hajya mbona nzajya mpura nabo bavayo urumva ndebye y'urubyiruko nyoberwa niba ndi umusore niba ndi umusaza nyoberwa icyo ndicyo uburahuge murahonge ndebye ya mbere yo bari abantu bakuze mbona nibya mitanjya aba ariyo nandikira kandi zose zari biba ukuje wambaye niba bambaye kamambiri zidasa yari bato ntawe ubijyamo urumva buri muntu waba wahindurije umupira buri muntu rero nazaga n'ipantaro yanze kuma nkicarira ibiganza kuko burya ipantaro ifurwa nijoro yuma mu byiciro ibanza hepfo ahagana ku mifuka agatinda kuma kandi uri buze kuririmba muri niba twe none nambaye costume ijire karuvati ishati sengera imbere haleluya aho winjiye telefone ntabwo bayigutwara yose ni amateka contact telefone ubu sigaye nkoresha na 4G ema internet yo duhuye na amayinite dufite n'abatigeye turi kumwe tuzirwa ubura amayinite ndahita nkukonekita kuri 4G ayo ni amavuta atsinda atsikame wajya gukoresha inama imbaho munahanganya no gutumiza inama uri mushumba mwicara ukayobora inama uravuga ati umva ntago bigoye uravuga ati itano rirangiye irindi tangazo abagize inama nyobozi musigara ko konyine wiraho ngo musigare abagize inama nyobozi ayo yose
noneho uzahamagare nka batatu mu rusengero babwira ati musonera akeneye batatu hanze ntago byakunda ariko njye abagize inama nyobozi musigaye bagasi bose bagahagurukira cyane amavuta tsikamira amateka ariko ntiwicarika amavuta nero uzibwira ko ati korasi muyireke muriri muyireke muhaguruke muririmba muyireke muhaguruke kandi bararepese cyangwa muyitere cyabongeje indi musa kwagiye mu mavuta kurenze reka tugaruke mu yashoboye kuko urumva icyo nashaka kuvuga gatoya narishatse kubabwira ukuntu amateka afite ukuntu akora bamusutseho amavuta atari ku bushake bwe Dawidi bayamusukira mu rugo noneho bene se na nyina na bene wabo amavuta y'ubwami barayatwikira pe kutwikira barapfundikira oye barayagupfundikirana amateka arazana yapfundikira nk'umwana w'umuhererezi ufite indi gahunda burya mpamvu avuga ngo umwana wa karindwi bakamuzana nyuma hari ibindi bibazo tuzavuga kera twitonze muri Bibiliya ndashaka umvira ijambo bamusubiza kuragira kandi umwami ntaragira baramuragirira kandi ubwo afite isezerano afite amavuta yasutsweho ise na nyina n'abahungu bagira gute bararipfundikira nturi buzamu amateka arakanyaga nihuse ngarangije ajya no kugemurira bene se bamwe bavugaga ku rugamba umwami baramugemurira arabagemura cyangwa baramugemurira bafata amavuta y'ubwami barenzaho igikanzu cy'ubuhererezi korera impamba agenda Imana iti we twari iyo mpamba igituma umenyekana kiri ku mwanzi ukuri imbere nicyo rashaka kuvuga iyo hataboneka Goliyati ntago amavuta ya Dawidi yari kuzapfa amenyekanye hamwe wacu yavuze ngo hatabonetse Hamani y'umwagage ukomoka hepfo iyo ngiyo ntabwo bishoboka uko ni uvuga uko uwo mwami akunze agomba kwambara icyo nicyo nakubwiraga nyine n'ubundi nagira ngo humve neza muhinjire wumve ukuntu amavuta ya musonera ntabwo abitse ku mudamu wawe ntabwo abitse kuri Ntambabazi mwuzuye ntabitse kuri Theo ahubwo abitse kuri gica aduyi wawe naho ngo dore kuri ishyano usubirayo kumbe ngo barimo arumva ubundi hari amavuta uhabwa uba waragenewe guhangura ikintu Goliya ati kuriya ninde ubundi ibi nagira maze mu byumve Theo mu byumve amavuta y'umukristo abitse ku mwanzi w'umukristo nagira ngo nagira mbagare muhumure ndatubaza gufashwa cyane ko nanze ko twataka n'ubanze babyumve kuko we yari umwami ariko bamujyana ngakajya acuragana umwami aracuragana koko ese ubwo mushumba ubwo wenda tukiri aho ngaho ubwo twashaka ntitwabwira abantu nk'abantu babakebura bakamenya uko babana n'abantu tukababwira ngo nushaka ujye ugenda gake mu bantu uzirikana ko bamwe mu bwinshi bwabo mu bantu ifoto idahuye n'umwirondoro nta nubwo banabihuza ko ntibabizi kuko amateka yo yigaragaza nk'uruhara gusa amateka yigira nk'uruhara burya amateka ni nk'inkorora amateka ni mu muhanda w'ibitaka yo aratumuka mbega avuga mbere yuko uvuga ariko amavuta yo aragenda akibika ahantu mana amateka gasakuza ndati mvati mubwira ati je idubu narayicaga nankaswe rutuka Imana umunyamavuta hari ukuntu ayinjiramo abwira Goliyati mvati je nkubwire n'ukuri je ntabwo naguteye ndi umuhererezi ingabo zatinye umwami yatinye isi yatinye nguteye mu izina ry'Uwiteka iyo wasuzuguye umunyamavuta ntajya agaragaza icyo ari cyo ahubwo amavuta niyamwerekana ngira ngo soze musone atubwiye we amateka biterero niwe uyu musonera muri ko mukozi w'Imana cyane nawe afite ubundi inzari ziramenyana bahaye rugari sinonge ndashaka kuvuga mu bihe buretse ni njyewe uri bugenda ukumanuka sibyo mpereye ku mavuta yitwa ikoti mbere yuko iri kote riza nambaraga igisarubeti gifite indumane hano zigera ubwo zisaza ntizongera gufata nkajya ngenda igitsembatsembe cy'imbere n'icy'inyuma kimwe kigira gutya ikindi kigira gutya nuko najyaga ngenda hanyuma icyo gihe hari izina banyitaga kigobanye
kigenda gutya babona ntirihagije banyita mwenge ntumbaza aho bakuye mwenge ibyo ari byo nawe reka mbasobanure indumane zawe zaracitse nimukarushya abantu nukuri kw'Imana nta cyari gutuma batakwita mwenge komeza turacyari ku mavuta ku mateka yabanjirijwe n'amavuta y'ikoti hanyuma muri ayo mateka ameze gutyo muri ayo mateka ameze gutyo umuntu wese waciriraga uburozi bwo kuroga yaheraga kuryenga kuri test rebe niba buzakora hanyuma umuntu wese wibaga muri quartier ningiye wafatwaga kandi ibintu byagiye naho yaba imbwa yanyuze mu murima bafataga ikirenge cyanjye bakakigira mu majanja y'imbwa paka bihuye baragikubitaga amagufa akameneka paka bihuye ni ukuvuga ngo amateka y'ubuzima bwanjye yatumye ikintu cyose cyitwa ikibi kibarirwa kuri jewe twagiye tugeze ku mpeta kugira ngo ube umugabo gusa isaha wiyiretse navuze impeta nyibike mu wiyiretse nayo turayeza ubonye tujye turega reka mushumba tuve mu mateka ya Bibiliya ayacu uzi ko kugira ngo nambare impeta narambagije Mukamurenzi Chantal wa Semayoga na Nyiranjara Semayoga akaba umusare utwara ubwato mu Kagera aho ni rukumberi muri Sake ndamurambagiza abankoshi 30 ndayabura kubera amateka kugira ku rwego umukobwa asarura amasaka amame imifuka 2 ngo nyigurishe nshaka uburyo nabona inkwano uwo nyine uri kurambaye uwo Mukamurenzi nari narasabye narerekanwe ndasaba mfatiremo kugera ku rwego umuryango uterana banca 15 amateka tuma 15 ntayabona barayagabanya amateka tuma 15 ntayabona ariko amavuta atsindagira amateka barishi ankura ikibunga Isake rukumbere aramanukana ngeza aho biti rubona ku isoko aranzamukana aranzana angeza aho biti rukoma anzamukana hejuru nzamuka kanshira ngera ku matara nzamuka hejuru nisanga ngeze neza ku Cyasemakamba amavuta arambwira ngo ntukomeze umanuka ku Rusumo ahubwo uziye Kayonza kata mpita nkata Kayonza amavuta kwereka ayo ni amavuta anyereka inzira ntateze ngeze Kayonza amavuta nyangira gukomeza iyo mu Mutara ahubwo ahita ambwira ngo komeza uci Rwamagana ko numvaga winjiraga umujyi ngo ngere Rwamagana amavuta arambwira ngo komeza mpita manuka imusha ngeze hasi Nyagasamba amavuta arambwira ngo sawa hari n'ahandi ugomba kugera nisanga ngeze Rugende ya kabiri nzamuka ikabuga mbonye amazu ntigeze mbona ngira ngo nahanga amavuta ngejeje arambwira ngo komeza urugendo nkomeza urugendo ndenga ikabuga ndaza ngera ku Murindi ndenga umurindi ngeze kuri ku Cyamitsingi sinazamuka i Kanombe amavuta arambwira ngo urwego nturarugeraho amavuta amenya urwego rw'umuntu arakubwira ati kati Kanombe kati Kanombe wowe zamuka gutya gusa amavuta amenya aho ugana kandi amavuta abazi ikibanza n'igikurikira ushumba amavuta amenya ikibanza n'igikurikira ntiwari gukata ujya i Kanombe ndazamuka ngo ngere Remera neza mu Giporoso nsanga imihanda imanuka umujya Kabeza irambwira ngo ntujye Kabeza kuko waba werekeje za Samudu mbona kandi gahanda kazamuka gaca hejuru kakajya hejuru ukomeza za kuri stade na za Nyarutarama irambwira ngo nugera Nyarutarama uraburi hafi nabarnya uramenye ntugeyo mbona gahanda gakomeza kazamuka kwa Rando irambwira ngo ntucaho wayo ahubwo inyurira hano icyo Rwandegisi ngo ngere Rwandegisi mu cyaha abariho banira mbariho mbanira amasanga Selemani wari igicumbu doda inkweto naho yanyakiriye anjyana kwitwa Ntajavena naho nandikiye amateka rero amavuta atsindagira amateka arahansanga mpita mva mu buzima bwa Kabutura Dominiko na Nyirahavugimana Liberata nari umupfumu ntera ikinyugura inambaza ryangombe ry'ababinga ryambutse amazi rya Nyundo data jewe nateye ikinyugu oya icyo cyaho niturahagira ntago mpagera ndahavuye ndasimbuka ayo mateka anyicaza ku ntebe hanyuma abakobwa banshaka ntabigize mu ruhare kugira ku rwego mpita ndambagizanya n'uwamurera Stefania none tubyaranye abana 6 abakobwa 4 n'abahungu 2 kubera Imana ayo namavuta nta kintu iyi mpeta rero dore nahangana yambariye ubonye nyambaye gutya wagira ngo irahendutse ariko impeta irahenze kugira ngo uzayigereho urugendo binyura wemererwe kuyambara ugenda uri confidence ntaba atari buguhagarike batarivuga bati wayambaye uti oya
ni urugendo rurerure. Musana ndagira ngo dusoreze kuri aya mateka wanyuzemo. Uri kunkurikira neza? Ndakumva mushumba. Yitwa gusohoka kumva aho yitudusenga. Nama episode uko amateka nitwarangiza. Nama episode icyumweru gitatu zagaruka. Ntabwo nzagaruka ejo, tuzagaruka icyumweru gitaha. Nene tugaruka ku cyumweru gitaha tuzaza ku ijambo rivuga ngo Imana iguhe izina rishya ritsikamira amateka. Turaritangaje icyumweru gitaha jye na Musonera tuzaza tuzanye ubuhanuzi bwanditse mu byanditswe, tuzasobanura uburyo izina ritsindagira amateka. Mushumba, kugira ngo ngere ko gusohoka kumvaho unyemere mvuga aka kantu kamwe kandi ukavuga uhagurutse. Hagurutse Cameraman ntagahagurukiye ntago kakumvikana neza. Amavuta atsindagira amateka, atsikamira amateka, agukura muri sukuveri y'amateka, ahantu wabitswe, ahantu washyizwe, akakuzana igihe atarakugaragaza ubukirwana n'amateka. Uzi ko nageze muri uyu mujyi wa Kigali ngakurikira abandi bagiye ku mbuga i Kanombe ku kibuga cy'indege, nagerayo nkicara aho abandi bicara ku mbuga hejuru, kumbe waricaraga bakakuzanira agatabo ka tarifu y'ibintu bigurirwaho birimo ibiryo icyo kunywa. Banzanira agatabo ngasomye nsanga harimo icyongereza kandi ntakizi, ariko ndebera ku mafoto. Ndebye ku mafoto mbona ibintu bisukuma nk'isupu, ndavuga nti n'ubundi nibyo bifite igiciro kigufiya byari 6,700, naho n'urusenda mpita nishyura mbere kugira ngo banzanire ya supu. Bayinzanira iriho akantu k'akayiko gatoya, ariko banzanira n'agashashi n'agacupa, bazi kwenda nshaka nko kurusuka mu gacupa nkarujyana iwacu mu mahanga. Ntibari bazi ko ndi uwaho. Hanyuma jye mbonye kakayiko gato mbona katatuma nshira inzara, mfata uruyiko runini rwara mba ndashye rwa rusenda kugotomera ngira ngo ni isosi nsangana rusenda umugu utucikamo kabiri. Ariko kuko narinza aho ubwiherero buba, niruka vuba ngira ngo nge ku bwiherero nshaka ukuntu narwana n'amarira nta muntu ndeba. Waratambukaga wakinjira uhageze urugi rukikingura, hanyuma umaze kwinjira gusohoka hari agakarita wakozagaho kugira ngo usohoke. Uzi ko ninjiye najya gusohoka simenye ko basohoka bakojeje agakarita kuva mu gitondo saa 3 nkavamo saa 2 z'ijoro. Amateka akinsikamiye, ariko amavuta y'umwuka wera amanutse andenza urwo rwego, mishurirwa kandi nsobanukirwa uburyo bwo kuba muri uyu mujyi wa Kigali, kugera ku rwego iki gihugu kimenya Musonera na MTN imenya Musonera. Hanyuma mu gihe bashakishaga abastari 7 bazwi muri iki gihugu kugira ngo bakore publicité MTN, baravuga bati na Musonera ni umustar uzwi mu mushake, kandi nta dread ngira, nta ganjanywa, narihannye. Baravuga batumva nubwo utabyemera nta ndirimbo ugira, ariko Mana data wa twese we nuri umuhanzi tuzwi, nuri umu DJ, nta kintu, ariko amateka ufite aragaragaza yuko uri umustar muri iki gihugu. Bahita bampamagara banyikubitira amafaranga ndarya, banshira ku pankarite, igihugu cyose kimbona mpagaze ntya. Umuntu wese urebye akavuga ati nguyu Musonera, kabutura ahita avuga ati n'umwana nabyaye, kafurara ati n'umwana nabyaye, kandi batemeraga ko mvukayo. Hanyuma tuvugana rero, amavuta atsikamira amateka anyicaje no muri yibiro. Amen. Kandi nubona umuntu ashimakunda ntuzagire ngo ni mibe, kuko mibe ntizifata ahangaha ngo zifata ahangaha ngo zifata ahangaha ngo zifata aha. Ibi byose byitwa ingaruka zaho Imana igejeje ikora. Aya ni amavuta atsikamiye amateka angira ukundi ukunguka ndashimira Imana. Izina iteka rihabwa icyubahiro. Mushumba, twinjira mu mwanya wo gusenga, ndagira ngo twibutse abantu ko amateka ari mabi. Amateka arakomeretsa, amateka arababaza. Nk'uko ejo twabivuze, amateka agira igisebe kibi. Uwakomerekejwe n'amateka ntaseka arashinyika. Ntaseka arashinyika. Amateka gukura mu bantu, uramwenyura. Nuko umunyamateka aseka, nta gitwenye cyo gutembagara agira. Iyo akabije agira. Nuko umunyamateka aseka, nuko uniha. Ubwo yasetse, ubwo yatembagaye. Nta mwanya afite. Nta mwanya. Mu rusengero kizakubwira umunyamateka
ndamubwira ngo muhaguruke tubyine, ati mubyine mwaje mwandike ibyifuzo mubyandike, muracyafite umwanya. ndambwira abantu ngo abandika ibyifuzo baba batarabona. Imana yavuga ati ukandika, bandika amasezerano baba batarataganga. Ubundi ubu ugifite amavamuhira, ubundi urandika agenda zaba 12 ukabika mu kabati. Reka tubwire abantu ko hari Imana yo muri bikomere by'amateka. Hari Imana yo muri bikomere by'amateka, hari Imana itsindagira, hari Imana itanga amavuta atsindagira amateka, atsikamira amateka. Kandi babyumve neza, aya mavuta ni ibitangaza by'iby'Imana ikoze bikaza bigatsikamira ya mateka. Kandi icyo nashima Imana imaze gutanga ibimenyetso bitsikamira amateka, si wewe wenyine ubivuga. Agira akantu bakumve, si wewe wenyine ubivuga, n'abari baragutsikamije ya mateka nibo bahindura. Ubwo Hamani yari arimo atambagiza umurwa Morodekayi ngo yakwepaga iwe, kuko umwami yamwe ngo karitsiye zose zicemo, bavuga ngo nguko uko bazajya bagenza umwami akunze kubaha. Noneho ngo Hamani yatambagiza Morodekayi akajya mukatisha kwepa hatuye kugira ngo atabivuga. Ngo Morodekayi nyiramavuta rero kuko yaje aramubwira ati hose nuharangiza uca no muri uriya muhanda wacaga iwe imbere ya cyagitaho yari yakimana. Abantu bajya batumanikira ibiti byo kumanikwaho. Arangije ijambo rikomeye ngo ubwo yamunyuzaga imbere yiwe aramubwira ngo rega wivuga buhoro, ongera ijwi ubwo ngo nguko uko bazajya bagenza umwama, kugira ngo aho umugore we wa Hamani aryamye mu cyumba yumve neza ko ari umugabo we uri kubivuga. Ageze mu rugo ukuntu yamushubije, yaramubwiye ngo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, uyu mwaka 2022 Imana igira ibyicogoreza imbere yawe. Haleluya! Mushumba, Imana igira ibyicogoza mbere yuko ibisekura, mbere yuko imanura amavuta aza kubitsikamira, ibanze ibicogoza. Kuko nagira ngo mbibutse neza, igihe Hamani yazengurutsaga Morodekayi, inzandiko zari zigifite agaciro. Yego, ubyibuke neza, igihe Hamani azengurutsa Morodekayi ku ifarashi, inzandiko zari zigifite iki agaciro. Ariko data yatangiye kuzicogoreza abantu batare. Oya, mushumba, ukuntu yo 12:20 haravuga ngo imwaza amagambo y'abiringirwa, abasaza ikabaka ubwenge, ibikomangoma ikabisukaho gusuzugurwa. Ngo ibyo byose bikora igambiriye kudohora umushumi w'intwari. Nuvuga ngo abantu be ibabitsa ahantu icyakoze bapfundikiwe n'amateka, ariko igihe cyayo haleluya kizabakura mu mateka abatsikamiye, hanyuma amavuta atsikamira amateka abadekarare bemenyekane ko Uwiteka ari we wavuze kera kandi akaba ari nawe nasohoje. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbibarize gato ntarasubiza ijambo kuko ndashaka gusoza. Mwakoze kuza mwemera mu kimwe bitaryaje mvuga ngo Imana iguha amazina mashyashya, izina rishya tsikamira. Ibintu uvuze nge nemera nanjye nk'umwigisha wa Bibiliya, nuko nta hantu nzi bari abagore barepeteye indirimbo baririmbye Dawidi. Hari repetition bose bakoze. Oya ntayo. Uwari ufite isafuriya, uwari ufite ikiyiko, uwari ufite inkono yarasohotse ngo Dawidi yishe inzovu. Urumva we ntacyo avuze. Ubu umunyamavuta ntakenera kwiyogeza. Cyo ashaka kubwira ahubwo abagore ngo barasohoka, undi ati none se ati hasigaye iki? Ubwo bamuririmbye n'ubwame yabujyanye. Sawuli atangira kubona ko bwajyamwe ari abagore baririmbye gusa. Avuga ati ariko mfite icumu hariya nibikije, ariko ryafashe ubusa. Nagira mbabwire Imana ibampene mu gishateho, ariko ngiye kubabaza ibibazo nka 3 byihuta kugira ngo abantu badukurikira ko bagukunze banezerewe. Bambwira ati ndaryama nyumvise ikiganiro, niba nibaza kukigeraho. Nkibarize ibintu 3. Ukiri muri ayo mateka watubwiye agera ku 9 ko nabisobanukiwe,
imfubyi, imbobo, ingangi, sohoka mu nzu, urara muri tuwarete n'ibindi byose. Utarakira agakiza muri wowe uwumvaga buriya buzima buzavamo. oya ugeraho ugasa nabwo kanabwakira. Wiyumva guterera muri wowe ukuntu niyumvaga ubundi ubara bwakeye burije. Nibyo oya burakeye burije. Ikindi kitabaho by'amatariki ntubimenye, kuko umenya itariki ntukodesha, uwa kabiri ntuhemberwa ukwezi. Sinzi ibyo mvuze namubyumvise. uko biri Abantu babiri bamenya amatariki nukodesha ntuhemberwa ukwezi. Sinahemberwaga ukwezi, sinanakodesha. Wimvuna rero. hanyuma rero umaze kwakira agakiza muri wowe wiyumvaga ko ibintu Imana, nzi ko Imana mwavuganaga waye n'umuvuga butumwa baguha iminota 5 2 ayo mateka rero 5 ubwo nazamutse mu ntera mu buryo ndagira ngo gusenga ubwabyo habanje gusenga, kuko utangira wicara ku ntebe ya gatatu ugasohoka utanasenze. Urumva umuyobozi akaza gusoza itanavuga ati namwe ubutaha muzazinduke tubahereho, ukaritema bagakoropa uhari, bagategura intebe uhari. Urumva ukicara ku ntebe ya kabiri ku murongo wa mbere, urumva ntiwahicara. Ukaza gushiduka ugeze n'ubundi ku wa kane, baza wimuka ugashiduka n'undi bigera saa 8 wamaze kugera inyuma y'abandi, ugeze ku murongo wa kane. Urumva ugeze ku murongo wa kane noneho ukazageraho byibuze bakaza kuvuga ati kuko ujindutse gatatu reka asengera umwigisha. Ubwo rero kuguha gusengera umwigisha byonyine byabaga ari nk'igitera, kuko ijambo wabaga umaranye icyumweru waribwiririzaga mu isengesho. Mana muri Yesaya handitse ngo urimo gusenga. Mata y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohani igice cya 3, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ukabwiriza mu isengesho kandi ugasengera nabo umaze kubwiriza. Rero bakumva ivutu ufite, bakumva amavutu, bakumva n'ijambo uri gusengeramo, ubutaha bakaguha iminota 3 yo gukingura. Shimiye kandi nsabiye umugisha umushumba witwa Claude wampaye iminota 10 bwa mbere kuri ADPR Kiruhura. Mane muha umugisha Claude. Abanyakiruhura bose ndabashima, abizi kariho wasangaga agasima kamaze gufatwa. Isi maze gufatwa. Ubundi twahuriraga ahantu ubwabo utarigisha bigahaniramo, kandi kuva umutima uranyuzwe. Umusaza noneho kugira ngo twihute cyane n'amateka uretse gatoze rero uvuye kugusenga baguhaye 3 bakagukubita 5. Ndabyibuka umunsi mbwiriza ari ku cyumweru, bwa mbere mbwiriza ari ku cyumweru ni kuri ADPR Kiruhura. Uwo mushumba arangije yumvishije n'ijambo nigishije bwa mbere, ndaryibuka mu rusengero nicaye ku ruhimbi rirambara ikoti rya jambo rya nama bitabuza umuntu kwambara ikote, karuvati. Burya abajenerali ngo bashyiramo n'amakaruvati, murabyumva neza. Kandi imbere ariko simvuga abajenerali, ndi kuvuga imyambaro. Ibibembe bitabuza umuntu kwambara iki ikote. Ndarimanuka mu minota 10 ahita ambwira ngo none se ku cyumweru gitaha wabona utira karuvati. Urumva mbese uko abibona sinabona na karuvati yo kwambara. Byibuze nta karuvati, byibuze ishati ndayifite ariko ikoti ryo ntiyigeze arimwe, kuko numvaga yabonaga ko ntaribona. Wabona utira karuvati ku cyumweru kazaza ukigisha amateraniro 2. None uretse no gutira karuvati natiye n'ikoti. None ikibazo cya karuvati nayo waruzi ko ishati bayigabanya ariko nawe ujya agabanya ikora. Nukuvuga ngo ikora ufunga iki gipeso cya nyuma kikahita ugifungira ahangaha, uhita iki gikore. kandi ubwo ahandi hose nisimuru warayigabanyije n'amoko barayagabanyije ariko ikora nta ujya arigabanya amateka. Nafunzemo karuvati nyifungira iki kirindi kiza hano. Nene ikoti naryo singe wari uryambaye niryo ryari rinyambaye ariko mvuga Imana ariko cyumweru arangije arambwira ngo uhereye umunsi wa none uzajya uhora wicaye hano ku ruhimbi. None ndacyahicaye
Claude Imana imuha umugisha, abadiyakoni bo kuri ADPR Kiruhura mbasabiye umugisha, umwarimu witwa Fayina wandambuyeho ibiganza aravuga tukwiriye kuba mwarimu Fayina, Imana imuha umugisha. Uburyo ntabona uko mvuga, ntibagiwe umushumba Ntambabazi baratureze mu ivugabutumwa, bati bana bavuga gutya, baravuga ntibavuga, akuzajya ugakuramo uvuga sinzibagirwa umushumba umwe wambwiye ubwo bari bamaze kundobanura kuba umukuru w'itorero pasiteri ADPR. Abashumba b'itorero babonye ko nkuri kuba pasiteri muri ADPR, Imana ibaha umugisha. Yarampamagaye arambwira ngo mwana wanjye singuhamagaye ngo uze wigisha, ari umusaza w'umushumba, nguhamagaye ngo turare tuganira. Abakozi bitora abashumba bagwisemo ngo uzabe pasiteri, ariko ntuzigere wambara ikote ritari iryawe. Ndamubaza ngo umushumba ushatse kumbwira iki kukibuye? Aramubona nimbizi kuri bumbaze, niteguye kugusubiza. Kumwe wabwiriza gukira umusore nkagutumira abantu bagakizwa, abari kuzagumya umaze no kuba umudiyakoni nagutumira ukabwiriza kwa, umaze kuba mwarimu nabwo nagutumira ugakomeza kubwiriza kwa, n'ubu baye pasiteri uzakomeza uvuge Yesu ko wamuvuga. Izo nama z'uwo musaza na n'uyu munsi nizo zingejeje ahandi. Kubana n'Imana, kuvuga Yesu ko namuvugaga, kudahindurwa n'ibihe. Nta gihe nzinjiramo, ntaho nzagera hazatuma ntumwimerere wo kuvuga Yesu. Imana iduhana umugisha, izina ritsikamira amateka. Akandi kabazonza cya gatatu ronkubwire ibintu urimo uyu munsi nuko ubona ufashwe uyu munsi, wari warabihanuriwe, warabitekerezaga se baragora kumva ari inzozi, noneho urahita ubyuza n'igihuriramo icyo kibazo, umaze kubikandagiyemo. Satani iyo acase kugutera umusekuza ibyo wanyuzemo uyu munsi wahagazemo, cyangwa bagukomeretsa bakwibutsa kuri imbobo kandi uri mu modoka. Ubundi hari ibyo baguhanurira, nabivuzeho hagati mu kiganiro, uwandika amasezerano abagifite amazu vamuhira, nta bitubaho Imana itarabitubwiye. Ariko bitewe n'igihe urimo ntiwirirwe wandika ko ibindimo none Imana yarabimbwira. Ariko yabimbwira ni buzima, ni ahubwo ngiye nkahita nyisaba ibirayi naho ndyama, bati Imana ibyo umbwiye wabanje ukampa imvange naho niryamira. Ariko ibyo Imana yavugaga yarabisohoje, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibi ndimo none rero maze kubigeramo, ndibuka isengesho nasenze, ni isengesho rivuga ngo Mana uzandinde kwibagirwa. Televiziyo, amaradiyo, aho nyuze ngo Pasiteri Theogene, karitsiye, ukuze, umutoya, Pasiteri Theogene, abo mu mahanga, abo mu Rwanda, Pasiteri Theogene. Iyo ibyo bibaye mpereza Imana icyubahiro, nkavuga ati ubwo Mana ufashe nejo uzongera ubane nanjye. Kandi ikindi sinzibagirwe ko nari mayibobo, ndagenda nkasangira nabo, nkagura ikigori mushumba, nkaba nakavungura nkagasama nkanaze hejuru kugira ngo banyiyumvemo. Rero Imana izandinde kwibagirwa kandi sinzigera nibagirwa. Iyo muye n'abankomeretsa, iyo muye n'abanca intege, nibuka iby'Imana yakoze, bikaza ari amavuta atsindagira, atsikamira, acecekesha, anazibya amajwi y'iterabwoba. Hari amavuta anacecekesha akanazi. Stop, mukozi wanjye akomeza. Niko Imana yabwiye Zerubabeli, umusozi wari umuri imbere, wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Ngiye kugusekura. Imana isekura imisozi iri imbere y'abagaragu b'Imana batambuke. Iki Imana igiye kwisekurira ni ukugira ngo batambuke banezerewe. Imana izi ubwenge.
kera wakoreshaga iminota 10 ukavuga ubutumwa kandi mu 10 abantu bakihana none baguha n'isaha nabwo Imana ikagukoresha abonye ko n'Imana ikorera mu gihe umuntu ari Imana ikorera mu gihe urimo niba ari mu minota 5 iguha iby'iminota 5 kandi bikagenda niba ari mu isaha ugeze mu rwego rw'isaha rero hari n'urwego ugeramo ntibabe bakiguha igihe ahubwo wewe nk'umuntu wanyuze mu ishuri rya Bibiliya nk'umuntu uzi n'igihe urimo ukamenya ibyo ugomba gushaka umuntu wize homeritike nta kintu kiryoha nko kuba ufite icyumweru cyo kwigisha uri umwigisha w'icyumweru wateguye ingingo uyu munsi turavuga ingingo reka tube tugarukiye aha cyane reka kwaza umukozi Imana nihuta gato Baptiste umukozi w'Imana umugabo ukunda Imana nzi cyane ukora Imana ugira ishyaka ryinshi cyane Imana iguma ndakubaza akabazo gatoya nta kibazo ubundi kuragura wabyize gute kuba umupfumu ni ijambo rimwe nibyo ubundi se wari umupfumu cyangwa watehaga umutwe byarakora nari umupfumu ufite w'umwuga kuko navukiye mu mateka akora ibyo bintu ubwo n'umwuga ariko warabisezeye n'umwuga nabikoraga nk'umwuga ariko nkabikora by'amaco y'inda nshingiye ku myuga iwacu bakoraga je nabikoraga nk'amaco y'inda none uyu munsi uravuga Imana ishobora byose ndavuga Imana ishobora byose ese ugiye wanyu muri quartier yawe za Rukumbere ntibakubona nk'umupfumu n'ubundi oya iyo bambonye erega aya mavuta iyo igihe cyo gukora kwayo cyageze ahindura amateka abantu bakibagirwa amateka wahozemo kibazo cya kabiri umaze kubengwa n'uwo mukobwa ntibuka amazina bite Mukamurenzi Chantal ubwagwa n'amasaka ntibyashoboka ukaza kubona undi amplice w'i Kigali hafi aho ngaho akakwemera mu mutima watekereje iki nabonye ko ari Imana ikoze imirimo n'ibitangaza amen mbona ko hari amavuta atsikamira amateka amanutse kuri jewe kibazo cya gatatu niki cyakubabaje mu buzima bwo kudakizwa mu bintu byambabaje mu buzima bwo kudakizwa no gutinda kumenya Yesu uhindura amateka umaze gukizwa n'iki wanezereweho maze gukizwa ikintu cya mbere cyanteye umunezero n'ibyiza byo mu gakiza k'Imana gatatu kubura umukozi w'Imana utarabiherewe inshingano ariko ukorera Imana umuvolontaire uvuga ubutumwa kuri we ni bisobanuye iki kuri je bisobanuye aho Imana izangeza bisobanuye aho inkuye n'aho izangeza uhuye n'umuntu wari umupfumu uhuye n'umuntu wari mayibobo uhuye n'umuntu babaye unira ijambo wamubwira rimukomeza umutima ijambo namubwira rimukomeza umutima ni iringiri ni ukwihanganira mu gihe urimo hanyuma ugashakisha uburyo usanga abakozi b'Imana ubaye ukiri mu byaha ukababwira ngo uhereye none ndifuza guhindukira hava mu mateka y'ubuzima n'ibitekerezo narindimo ahubwo mukanyigisha inzira ya Kristo Yesu hanyuma iyo bakurambitseho ibiganza bakakwatura amagambo akwegereza Yesu umurimo usigaye n'uwa Yesu kuko shitani ntabakigufiteho uburenganzira Imana n'umwana n'umwuka wera bikora uko bishaka ku buzima bwawe amateka gahinduka ubwo amavuta kandagira iki amavuta kandagira iki amateka iba yita tiyuti tawiza la senemano wa murakoze ndabashimiye nagira ngo nanjye mbasuhuze gutya dore nta mbabazi mwarebaga nanjye banyereka batagira ngo sinari mpari ni nta mbabazi basuzaga Imana ibaha umugisha ndi kumwe n'abagabo dukunda nibwira ko duhagarana no duhagarana twese twegeranya barone aba n'abahungu banje mu buryo bw'umwuka musonera Imana iguha umugisha abamukunda babwire nimero ya telefone kugira ngo mujye umusuhuza atitingira inshuti zikomeye ngira urubuga rwitwa iriba ry'amazi dudubiza nkagira icyo bita International Prayers Group nkagira na Zoom na henshi cyane givugaho nimero yo gusuhuza inshuti zanjye barakurikirana ibintu byose 07 8 3 1 7 2 8 3 iyo ni nayo iba kuri WhatsApp gisubiremo 07 8 3 1 7 2 8 3 tebone yongeye isubiremo 07 8 54 6 39 61 07 8 54 6 39 ukahita ujya no kuri YouTube ukandikaho Inzahuke TV uba wahageze Imana ibaha umugisha w'abakozi b'Imana mwese mubakurikirana mubahamagara bagira inama mubahamagara basobanura aho bamyabura burambuye murakoze cyane katubasezereho murakoze ubwo no mu cyumwe tamwe bivuze mwabyemeye murakoze cyane bye